Ikibazo cyo kurwara umugongo ni ikibazo gihangayikishije benshi. Uko wakwivura kurwara umugongo niba umara igihe kinini wicaye. Iyi ni Telemontagne Rwanda. Kora subscribe, share ndetse na comment ubundi ukomeze kubana natwe. Niba ujya umara umwanya munini wicaye mu buzima bwawe bwa buri munsi, menya uko wabyitwaramo kugira ngo wirinde kurwara umugongo. Byaragaragaye ko abantu bicara umwanya munini cyane mu bakora akazi kabasaba kwicara amasaha menshi kandi buri munsi bagira ibyago byo kurwara umugongo. Urubuga Healthline rwagaragaje ko uburyo umuntu yicara cyangwa uburyo agomba gukoreshamo n'uburyo agomba kwitwara mu kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza kandi yirinde ibibazo byatuma arwara umugongo. Icya mbere ni ukwicara ku ntebe ijyanye n'ameza. Mu gihe uzi ko akazi ukora kagusaba kwicara umwanya munini mu biro, ni byiza ko ugenzura intebe wicayeho ko zijyanye n'ameza. Intebe ijyanye n'ameza igomba kuba ituma umuntu uyicayeho inkokora ze zigomba kuba ziteganye n'ameza igihe umuntu yicaye umugongo urambuye, kandi bikaba bitari buze gusaba ko azamura amaboko mu gihe ashaka kwandika ku mashini. Kwicara mu ntebe zifite akantu gafata umugongo wo hasi ni ikintu cya kabiri, ako bita back support. Umugongo wo hasi ahanini niwo ugira ibibazo byo kurwara, bikaba byiza rero kwicara ku ntebe zigira utuntu dufata umugongo wo hasi, ni ukuvuga za ntebe zo wegamira. Icya gatatu, gufata akaruhuko byibuze nyuma y'isaha. Ni byiza ko uhindura uburyo wicayemo ugakora imyitozo nko guhaguruka ukirambura byibuze buri nyuma y'isaha. Icya kane, kwirinda guterura ibintu biremereye cyane. Igihe ukeneye guterura ikintu kiri hasi, wirinda guhina umugongo wonyine, ahubwo ugahina amavi, kuko iyo uhinnye amavi birinda umugongo kuba wakwangizwa n'ibyo ugiye guterura. Uzumva abantu bavuga ngo nateruye ibintu numva akagufwa ko mu mugongo karaturitse. Ibyo biba ku bantu bateruye ibintu biremereye batabanje guhina amavi, aho guhina amavi bakunamisha umugongo wonyine. Bisaba rero ko ahangaha wunama ubundi ugahina amavi ndetse n'umugongo bikagendana. Icya gatanu, gukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri irimo koga, gukora urugendo, gukora n'ibindi byose, ibintu byose bizagufasha kugira ngo ubeho ubuzima bwawe bubayeho neza kandi umubiri wawe utunganye. Iyo myitozo yose nayo ifasha abantu bicaye umwanya muremure kutarwara indwara zifata umugongo. Icyitonderwa ku bantu bamaze kugira ibibazo by'umugongo no kubabara bashaka kwivura umunaniro, ni byiza kwirinda kujya gukoresha massage ahantu habonetse hose ku bantu batabyigiye, kuko bashobora kugutera ibibazo birengeje ibyo wari ufite. Ikindi kandi, wirinda gukora wigana abandi bafite ibibazo by'umugongo bayitegetswe n'abaganga babo, kuko ibyo bategetswe no gukora byose biba bijyanye n'uko bababwiye. Buri wese agira imyitozo akwiriye gukora. Niyo mpamvu rero nawe ku bwawe ugomba gufata umwanya ubundi ukabaza muganga akakubwira uburyo ukwiriye kwirinda n'uburyo ukwiriye kwivuramo. Ngibyo bimwe rero mu byagufasha igihe wicara umwanya muremure. Ibyo byose ntibizagufasha ubundi umubiri wawe ukongera ukamera neza. Ni Valens Nzabonimana, ndabashimiye kuba mwabanye natwe hano kuri Telemontagne. Kora subscribe, share ndetse na comment utubwire ndetse n'ibyo waba ushaka kuzagufashamo ubutaha.